ariko sheri urajya ngo bikoreho iki koko? Mbwiza ukuri, nta kuntu ibi bintu byashoboka. Nawe birebe nta kuntu byashoboka. Ese sheri urajya ngo nkuri ibihumbi 200 mpembwa ntubizi? Ibihumbi 200 biravamo inzu yanjye iyawe, bivemo stock yawe iyanjye. None ng'imisatsi ibi bintu hari n'icyumweru biramara. Ibi bintu ni wabi ejo bundi kwiteka isinga sibwo bishyizemo. Ntabwo byashoboka. Oya. Mbwire rero wampunguye nega amatwi wumve. Sibyo? Iyo uzi ko nta mafaranga ufite ntabwo wemerewe no gukunda. Uri kumva? Ubundi umuhungu mukina akundwa na nyina. Nose wumvaga ko umukobwa nkanjye usa gutya uri kumwe ngo uduhumi 200 iki niki mfite abantu benshi bama amafaranga. Mfite abagabo benshi babanye nenda tambuka imodoka zigahagarara. Sheri ibyo tangiye ni. Oya. Umva ariko ubwo se Sheri igendana n'amafaranga. Ariko ibi bintu byose nakoze ubigize impfabusa. Kandi ibintu nkora. Wabuza abangu nirengagiza afite amafaranga nkaza wo kuri rubebe none ngibihumbi 200 nibyo uri kundataho. None se nyavane. Ijyashake. Je ntago nkomeza igisuko kiramara ukwezi wayi. Ibi bintu ariko bimaze icyumweru. Ndabyibuka. Reba inzara zanyu uri kuzireba. Waje kunireta kuko nasaga neza, alright? Rero ntago ari wowe wajya kuncupiza. Ufite abantu benshi nasanga bakama amafaranga. None se ubwo niba uziko nta mafaranga ufite va mu nkundo. Usange mama wawe kuko niwe wakwemera, niwe wagukunda. Ntabwo ukinkeneye nigendera. Ariko sheri ubaka kanya dupfuye iki? Ubona afite amafaranga hari amafaranga nejo yaza. Nanjye ejo byakunda. Ntago abantu hano hose muri Kigali bahembwa ibihumbi 200. Ko numva yatesheje agaciro wagize amafaranga adafite. Rero niba ari ibihumbi 200 mpibyo ndi kugusaba ibyo by'umubare uhembwa ntabwo mbangukeneye. Sibyo? Ese ubwo batse manze nkubaze niba imisatsi yanjye n'inzara zanjye bikunaniye. Ariko se ubu urashobora ikibazo nifitiye kirenze nibyo byose. Ibibazo bihoraho ntukagira ikibazo cy'ibibazo. Erega nta mvura igwa ngo nihite. Shavari mbiteta aho ngaho umva nkubwira ahubwo mfite musaza wanjye ararwaye kanamize nabi. Urumva aka kanya nyene ibihumbi 500 nta kuzuyaza uyabura nge nawe dutandukana. Ariko se iby'inkundo by'urukundo rwanjye nawe naho bigeze. Nakubwiye ngo gukundana nawe hatarimo amafaranga anyemura ibibazo runaka nta kintu umaze. Oya ibi ntabyo ntago bishoboka. Oya ariko sheri tekereza ibuka kuva umunsi wa mbere duhura uzi ko wowe ari ibibazo buri kintu cyose niki kibaye amafaranga nanaguhamagara no kuri call ukanga ngo umva ngo sheri ndashonje sinariye sinagize iki. Oya ibintu by'amafaranga nta mafaranga mfite nawe urabizi umushahara wose uza ari wo wubarira nta mafaranga. Sheri n'amafaranga hanyuma iyo nje wawe kugusura nkarari wawe ufite ikiguzi wawe wanyishyura nanjye njye kuri detail mwishyuze. Urumva ukuntu uranzamuraho n'umutwe nta n'isoni akuze kumenyera nabi. Okay jya muri detail y'ibyo wankoreye y'ibisuko y'ibyo wangabure nanjye njye muri detail y'ukuntu naje kukuraza maze turafite agaciro kanini ari ubuzima bwanjye nibyo byose unkorera niki gifite agaciro imbere yawe. Fite abantu benshi najya bakanyishyura nijoro rimwe mvaho kundana sibiki wowe uranyurira nani soni uranyurira umuntu w'umugabo nkawe ureshya gutyo n'ubwana ngo waguriye umuntu ibiryo. Ego mwana sheri umva umbwire sheri harya ngo bimeze bite ngo muvandimwe ubundi se yabaye iki
ntabwo njya muri detaye nyinshi. Ushobora ko ari yarakomeretse cyane niyo mpamvu mbona ufite ihungabana. Nakubwiye ngo sinjya muri detaye nyinshi, nkeneye amafaranga 500. Urayama cyane nawe tuza umva mu cyumweru basi reka ndebe uko mbikurikirana mu cyumweru. Yakeneye mu minsi oya sheri, mu minsi 2. Niba atari ibyo nge nawe turangiza. Ariko sheri se ntabwo nkunda iminsi 2 urumva nabanyapfa. Hanyuma kugukunda biri tumuvana imwanjye urwaye umeze nabi. Nyina amafaranga. Hanyuma icyo cyumweru uri kuma niba ari cyaraba yapfuyemo nicyo uri bumuguremo serikeye. Ese ninde ukubwiye ngarapfuye? Ngo vuga utankora n'igisubizo nagusabye. Nyine mu cyumweru kimwe nakubwiye iminsi 2. Urayama cyane ntayo. Ntabwo rega ndi kukwinginga. Basi ndaje nshaka abantu gusa. Sibyo? Nizeza ngo amafaranga urayabona. Egera yenu umva. Ariko vuga utankurura nose angende kukumva. Vuga utankurura. Ese ko hajya ngo zumvikana neza aruko ikibazo cyakemutse. Ntabwo twigeze tumenya. Ndagukunda. Mukunda se uri isi yanjye. Urabizi byose mfite nabiguha. Kubaho utari ntabwo nabishobora. Egera hino. Ngwino no. Ati wamaye mahoro. Amafaranga urayama cyane nayo. Nta kibazo mu minsi 2 ndashaka uko mbigerageza rwose nyabone. Sawa. Sibyo? Umva rero hagata umaze kunera stress ndumva umutwe uri no kundya. Ngwino uryame mu gituza. Ngwino. Stress zirashira. Umva ngubwire izo stress uri kumbwira ngo uramara washise wansokanye ngo nguririye nkoko nguririye iyo fi numve meze neza byibura nibagize uburwayi bwa musaza wanjye. None uraza kunyicaza hano iwanyu. Siko nanisoni. Ese wavuze ngo twicara hano hatuza umbwire. Umva uri no kunjagaraza mu mutwe nigende. Oya reka maze njye gutuza tuzongera tuvugane. Kandi tuzongera kuvugana ariko wanyohereje amafaranga. Ntaguza kurara se. Ukamenyere. Rukundo rwo ntirishoboka. Mashu. Cyakora nari mukumbuye gusohotse kundakanye. Wari unkumbuye ariko kubona ngo ngutegereje iminota 40 ingahe hano urumva ari ibintu byo kwishimira. Babu iyo uri guseka mana ya nyuma mbona ari byiza. Ngaho useka nyine kugira tuganire nsikira basi kugira tuganire. Banza wumve sibyo? Kuba ngewe ndimo gukundana nawe ntabwo bivuze ko nta bindi bintu mbafite byo gukora. Sibyo? Reba ndaje hano ndaparitse iminota ingana gutyo. Ubuse byonyine iyo mba ndugenda iyo hari nk'ibindi bintu nakomye kuba ndimo gukora ntabwo mba mbigeze kure. Nyine niyo mpamvu nanjye ngukunda ko uranyihangana. Sibyo? Nese urumva nza kwihanganira kugeza ryari? Shuri kamaze mubwira hitesha umutwe nabanje guhura naryo hanyuma wanesheje umutwe mve unanyenje rwose numva umutwange nawe utaye. Ubwo ni wa wundi nabonye muri telefone yawe ngo nirutwe. Oya ariko shomirakaniramo uko nyine nawe n'umuntu akanyenza kurabizwa nandi. Nyine gutujya mu nzira ugatinda uzi ko ngutegereje ko nge naguhamagaye nkingira none ndakubwira namaze kuhagera. Uhero sinzi ngujya kwirebera abatesha umutwe bawe ntazi n'ibyari byo. Ngiye ibintu bamaze kubirambira anyway mbere yuko tujya kure ibyo twavuganye byatunganye nyine reka tubiganireho tunamenye niba turabiganira kugira tugere kuri sije nziza mukunzi kambabarira ukanaseka. Okay nakubabariye. Okay so deal rero izatungana nko kuwa 4. None ubwo nari paritse hano muri iki? Nuse come on baby. Nuse kuba waje kundeba nabyo si byiza. Shire iyi modoka inywe sanse ntabwo inywa amazi. I know. Ibyo ngibyo urabizi. None se ubwo nibura kutambwiye mu rugo ko bitakunze ngo nibura amenye ko nashakira ahandi reka. Ase bukuze no kundeba ntabwo ari byiza. Kandi iyo ngize gutya ngo nibura ngo ngiye guhamagara wenda n'umukobwa twaba twariganye cyangwa se twaba twarakoranye ahantu runaka utangira gufuha. Nisubwo uragira ngo bizagende gute. Amafaranga urabizi ko nyakeneye tumaze hafi kwezi kose tubiganiraho. None uje hano ngo ntayuzanye. Ubwo nyine mubwire kuwa 4 nzaba nayagwaye fusho kandi abizi ntabwo njya mubizi. Nisubwo kuwa 4 nibwo nkeneye kuyakoresha kandi twarabivuganye nkubwira ko kuwa 3
Vubwire hani nawe urabiza amafaranga wanyatse ni menshi sibyo na akugira ngo ubu guce kwa kane nzayagwa yose si 500 wanyatse sibyo ahari umenye ikibazo nakubwiye utarabashije kucyumva neza impamvu ndi uzi ko ndi muri risk ariko nshobora no gufungwa nuko gukundana bigahagarara ndika kurakara kwa kane harabura iminsi 2 gusa sibyo okay niba ari uko basereka tu reka ngende ntacyo ugese ngiye gushakisha handi nkura amafaranga. Come on baby nakubwiye ngo kwa kane nzayago urayashakisha hese nashakisha n'ahandi nayo amanimero wambwiye guhagarika none ngatangira nkayahamagara kubera ko ndabizi sureba Diane wantandukanyije nawe kubera gufuha kwawe ubu ngubu ndamutse nkoze kuri telefone ho gato yatanyohereza amafaranga ariko uba wafushye sinzi n'abashuti banjye bafitiye umumaro wahagaritse communication ese ubu ngubu urumva utari muranyangiriza ubuzima sheri nakubwiye kwa kane sinago wanyihanganya hani kuba mu rukundo no kwihangana kuwa kane nzayago nukuri nta kibazo okay barabyemeye none se nkora iki mubane si thank you mama kaza okay ariko reka nkubwire nubwo nkubabariye nako nubwo tubyirengagije umenye ko kuwa kane biramutse bidakunze shiri ni wo munsi wa nyuma njye nawe twatuvuganyeho kuko impamvu niba ndakubwira ibingi beregura bizi ko ibintu birankomereye sibyo nahita nshakisha uburyo bundi mbonamo amafaranga kandi abizi ko ubwo buryo utabukunda. Okay baby fine nta kibazo baby. Okay no sinaguri busohoka nese ntabwo uri bunjyane munyemberize tujye guhura n'abasitari bawe ubushize narishimye pe ubushize dusohoke nyine twishime hanyuma tunataha Imana mu buzima niba ari umuntu ushimisha wa mbere ubushize uzi impamvu byakunze twari dufite amafaranga kandi ubu ngubu nta mafaranga hari dufite ubukene wasohoka nta mafaranga ufite bariya abashuti banjye wabajyamo ugiye kubakonsoma gusohoka ari bubagurire se. Okay ndabyumva no mu modoka ufitemo essence se basi nayo okay hari amafaranga kugira ngo ngereyo no kubanza ngiye nafata feri kugira ngo numve uko yagerayo nibura. Okay hari amafaranga nari mfite basi twayakoresha ikibazo arahagije se ku buryo ubona ari amafaranga yakavaringa bari abantu ko bari abantu ubona banywa amaniyo gahenze ntago babajyamo bajyanye mu rufu nyine ayo mfite ayo budufasha. Sure. Okay. None se ubundi twagiye none hano ukagenda ugahindura agakanzu cyangwa se niba ari icyo uhindura cyangwa niba ari uzana baga twatugenda ndagutegereza nari. Okay kanya guhindura. I love you. Love you too. Hello? Eri, umwana ihangane wongere ntunyongereho utunota nka 30 twonyine. Urumva hari ahantu ngiye guhita njya kudeponza umwana. Mwana ni iminota 40 ntago ndi buyirenze ndakwinginze, sibyo? Kuri ya essence ndongera hindiritira ariko nawe ntukanteza abana. We tangira ubare none aha iminota 30 ndaba nkugezeho. Ndaparika ndasiga urufunguzo kuri suze handi dukunda gusohokera se ndarusiga kuri reception ugende bate baruguhereza ninsohoka nyine ndamenya ukuntu bigenza. Sawa. Sheri. Shu. Bite. Ikiganza. Ufite ikihe kibazo? Sishanuramu. Nibyo wahangayikiye se? Ibyo nibyo bitumye uhangayika. Ko ntacyo uri kumbwira ufite ikihe kibazo? Ndagukunda. Ibyo nawe urabizi. Sinakurombo barira.
kunyica wenda nibyo numva ntawe waba wibabaje. Wabaye ikize ufite ikihe kibazo? Uyareka ko kubabaje ubundi ntabwo umutima uri murange wanciye inyuma se byagenze bite? nawe umera mbikubwiye Mu buzima turakoze subiza ko mukunda. Rero urukundo rwihanganira byose, sibyo? Wivunika kuko ubona umeze gutyo, urumva njye meze wirira, sibyo? Humura, ntabwo mpari kugira ngo nkubere ikibazo, sibyo? Umutima warawutwaye. Rero niba ngukunda, niba narakwihebeye, se we ntabyo ubona? mbore basi ko nakubiriye mwana mbi nakwitwaraho nabi amagambo mabi nakubwiye nirengagiza kunkunda nirengagiza ibyuma byose ukunda yangu gusa imbabazi. Shere nta kibazo mbwira, ndagukunda, sibyo? Kandi urukundo rwanjye kuri wowe ni mahwe, ndagukunda. Oya Shere wirira please, wirira. Hari undi muhungu twajyaga duhura njye nawe. Ngo iki? Ngo hari undi muhungu mwajyaga mugira iki? Nyine hari umuhungu nakundaga cyane kurenza uko ngukunda. Biriya byose nta rukundo, ntiwankundaga. Ntago wankundaga. Mungu wa uravuze ngo ibintu byose nakoze byari ukumfera. Ntago wankundaga. Wankundaga gake ntiwankundaga. Nyine kumva umuhungu naramukundaga cyane. Ikintu kimbaje nuko ya mafaranga wampaye nayamuhaye none yanyanze. Koki? Basi se wambabariye, se wambwira. Nukuri mbabarira. Ndakwinginze mbabarira. Ariko ari amafaranga uzano nayavanye. Ariko abantu mwabaye mute? Se wambwiye ko nkunda nukuri mbabarira ndakwinginze. Mbabarira. Shani wambabariye ndakwinginze. Ntabwo nzongera kuguhemukira. Waruzi n'ikindi, umutima utagukunda ntugukunda. Oya ndagukunda. Shani wambabariye ndakwinginze pe mbabarira. Niba warigize basi unankunda basi mbabarira. Shani mbabarira. Reka rero nkubwire, buretse nkubwire. Ndekura cyamite nkwirenza. Shani kubizi ko ari we nagiraga mu buzima bwanjye, nta babyeyi mfite, nta n'abavandimwe mfite. Basi wangarukiye. Uko bagiye rero nanjye niko ngiye. Oya Shani mbabara ndakwinginze, sinawe ugiye kunererana koko. Shani nukuri ndakwinginze mbabarira. Nirutse mu bantu benshi, nirutse mu bagabo, nabaye umusambanyi, nabaye umwana mubi pe. None bose bagiye, none nizeye yagiye ntiyankundaga. Ariko natekereje mbona ko urukundo rw'ukuri ari wowe. Niyo mpamvu ndakwinginze mbabarira. Ni ukuri pe ntabwo nzongera kukubabaza. Please.
niba basi warigeze unankunda unafite ntagukunda se ntagukunda ubu nakoraga biriya bintu byose ntagukunda ntarya ubusa nkarenzaho umuyaga nkakwishyurira inzu nkagira iki ibyo se ni iki bitari urukundo umutima ntabwo nakureka ntose nabigirane wambabariye ndakwinginze umutima ugukunda sibyo kuko urukundo ntacyo rwari ruvuze atari imbabazi Chérie. Chérie, wirira. Sibyo? Umva nkubwira, ndagukunda. Kandi nzahora ngukunda.